wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Twongeye gushimira Imana kubw'uyu munsi w'umugisha, umunsi udasanzwe, umunsi Imana twongereye kugira ngo tubeho, umunsi Imana yaduha kugira ngo tuyitaramire, tuganire nayo, dusabane nayo, natwe ubwacu dusabane. No bashimira mwebwe agize ubuyobozi bw'iki gitaramo cya Burakeye, mwangiriye icyizere mukantumira kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu minsi 2. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Bivuze ejo ijambo rituyobora muri iyi minsi 2 turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu, igice cya 4 nk'uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu na Luka igice cya 16 kugera ku 19. Reka nsome. Aravuga ngo yatewe nuko yamenye, arahaga ngo atome, bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, tumye ansigira yeje abakene b'ababwiza, yantumye kumenyesha ko zibohowe, ko zibohorwa, Umwami agipemo imbabazi, tuvuge ngo Amen. turimo kumvikana. Sinzi umuntu utashizemo mute kugira ngo adufashe. Ndasaba abantu bose bimutinge tuba muting, asigare abantu nibura umuntu umwe mamana asigare hewani, abandi twimuting kugira ngo dutange network nziza. Murakoze. Yego murakoze. Ijambo ry'Imana rituyobora muri iyi minsi nk'uko nabivuze ejo. Wavuze yuko muri iki gihe cya Advent, igihe cyo kwibuka ko Yesu yaje mu isi, Advent nababwiye yuko ari ibyumweru 4 bibanziriza Noheli, abantu barushaho gutekereza urukundo rw'Imana rwatumye yohereza Yesu Kristo kuducungura. Hanyuma muri uko kugeza impamvu zamuzanye ni nyinshi cyane tutazivuga umunsi umwe ngo tuzirangize, ariko twahisemo kuvuga impamvu zamuzanye ziboneka muri iki gice cyangwa se muri iyi mirongo twasomye mu butumwa bwiza bwa Luka. Ejo twavuze yuko Yesu yagiye i Nazareti ahavuka, cyari akari akarere batamwemera cyane cyane ko bari bazi aho yavukiye n'aho yakuriye, ariko ni nk'aho ariho yabanjirije kugira ngo ajye kubabwira ati dore umurimo nahamagariwe nguyu, kandi muri uko kubabwira ngo baze bumve ibyo bari bamutegerejeho. Bari bategereje Mesaya ariko ntibatekerezaga ko ari Yesu rero aragenda ngo hageze abumbura igitabo nk'uko bari bamuhaye umwanya wo gusoma ijambo, abumbura igitabo asoma Yesaya, ababwira ibi bintu 5. Twavuze kimwe muri ibyo bintu 5 bikurikira. Yaravuze ngo Imana yanyohereje bigize ministry, dore bigize misiyo yanjye, dore bigize bingenza, dore iby'Imana yantumye gukora. Icya mbere yaravuze ngo yantumye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Icya kabiri tuvuga kumenyesha imbohe ko zibohoka. Icya gatatu impumyi ko zihumuka. Icya kane kubohora ibisenzegeri. Icya gatanu kumenyesha abantu iby'umwaka umwami Imana yagiriyemo imbabazi. Ejo rero twarebeye hamwe mu buryo burambuye impamvu Yesu yabwirije abakene ubutumwa bwiza. Twaravuze ngo ubutumwa bwiza Yesu yaza avuga ngo ni ibigize ibyo yari agendereye kuvuga, ubutumwa bubohora, kuki yahereye ku bakene. Twaravuze ngo ubukene yavugaga, yego harimo ubukene bwo mu mwuka, ariko cyane cyane Imana yari imaze igihe ibabajwe n'uko sisitemu ziriho zirenganya abakene, zibatoteza, zibakira, zibima ijambo, zabambuye agaciro kabo, abantu ntibibone ko nabo bafite umwanya mu nzu y'Imana. Ariyo mpamvu Yesu yavuze ngo nabo bakwiye guhabwa agaciro, bagahabwa ijambo, hanyuma akababwira yuko bagomba guhabwa ijambo, ndetse atari uguhabwa ijambo gusa, ahubwo bahawe andi mahitamo tuvuga, kuko mu
bwami bw'isi abakene ntibagira amahitamo y'ubuzima. Twaravuze ngo mu bwami bw'ijuru bahawe amahirwe yo guhitamo kugira ngo nabo mu bwami bw'ijuru bagire ijambo ndetse bumve yuko batashubijwe inyuma. Amen. Ariko kandi mu nshingano Yesu yaduhaye yavuze ngo ibyo nabatumye gukora namwe muzabihitemo. Ikindi twaravuze ngo Yesu mu bakene yabahaye ibyiringiro, yabahaye agaciro, ariko abaha n'ibyiringiro kubaho neza. Haleluya. Amen. Amen. None abuzindenye. Impamvu ya kabiri ni impamvu ngo kumenyesha imbohe ko zibohowe. Imbohe ko howe. Asante. Muri Bibiliya y'Icyongereza ho bakoresheje ijambo rivuga, hari Bibiliya zimwe zavuze prisoners, azindi zikoresha ijambo captivity. Captive. Nuvuga ngo abantu iyo bari captive ntabwo baba ari imbohe gusa, ahubwo baba bameze iminyago, mbese nk'abajyanwa amateka. Umuntu iyo afashwe captive wa mpiri ugafatwa ku kajyanwa. Ibi bisobanuye iki? Satani yaradutwaje itugu, twari dufite ibyaha ku buryo twabaga mu buretwa bw'ibyaha tumeze nk'imbohe, tumeze nk'abantu badafite umudendezo, badafite kubaho kuko ariko kose, badafite kwikura ahantu hariho hose. Mbega tumeze buriya umuntu iyo yajyanywe iminyago ntaba afite n'umudendezo wo kuvuga ngo nzasubirayo ryari, ntaba afite umudendezo wo kuvuga ngo ndakora iki cyangwa nkunze iki ngiki. Mbese uburetwa Satani yadukoreshaga bw'ibyaha bwari burenze kuba imbohe, ahubwo bwari bumeze nk'aho twajyanywe iminyago, Satani akatujyana akadutwaza igitugu akadukoresha ibyo ashatse. Ikindi Bibiliya y'Icyongereza haravuga ngo kumenyesha imbohe ko zibohowe, bakoresheje ijambo ngo yatanze liberty. Muri liberty cyangwa se mu Gifaransa ni liberty. Iyo umuntu yafunzwe muri Afurika mugiye mukunda kubyumva, iyo umuntu yafunzwe hanyuma bakamufungura bazavuga ngo bamulibere, ni ukuvuga ngo bamuhaye umudendezo wo gusohoka. Mu byazanye Yesu harimo yaje kudukura aho twari dukingiraniye, aho Satani yadutwazaga igitugu, aho ibyaha byari budutsikamiye, aho imitwaro ye yatwicariraga tudafite umudendezo wo kwishyira ngo twizane. Yesu agira gute? Adukurayo, aratubohora, aduha iyo liberté totale, turasohoka. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu indirimbo zo gushimisha, indirimbo ya 27 mu gitero cyayo cya kabiri yaravuze ngo twari imbohe za Satani, twari mu mibabaro, ngo arazibohora. Twari imbohe za Satani, aho twari tuboheye, twari tubayeho mu buzima bubabaye, tugendana agahinda, tugendana intimba, ariko Yesu araza agira gute? Aratubohora. Ntabwo ari ibyaha gusa byari bituboshe, ahubwo twari tuboshwe n'ibintu byinshi. Twari tuboshwe n'abadayimoni, indwara, ubumuga n'ibindi. Ibyo bintu byose twari imbohe. Niyo mpamvu Yesu abambuye kiriya gitabo yabwiye abantu bari aho muri iryo teraniro ati noneho nimumenye yuko iby'umuhanuzi Yesaya yari yarahanuye bisohoye, yuko ari ngiye uzaza kubohora imbohe. Niyo mpamvu Pawulo amaze gutekereza ukuntu Yesu yatubohoye yabivuze mu rwandiko rw'Abakolosayi umurongo wa 13. Pawulo aravuga ngo niwe Imana, ngo niyo yadukijije ubutware bwa Satani. Haleluya. Amen. Ubutware ubwo bwatwicariraga bukatugira imbohe, ngo niwe wabudukijije, ngo hanyuma ngo ijambo rivuga ngo yaratwimuye. Aho yari yaratuboheye ntiyahaturekeye ngo atugire gusa imbohore tuguma aho ngaho, ahubwo ngo Imana yaratwimuye, ngo idukura muri uwo mwijima, idukura muri ubwo butware, idukura muri ubwo muri iyo gereza, muri izo ngoyi, hanyuma ngo itujana mu bwami ngo bw'umwana wayo ikunda. Amen. Ngiyo impamvu iremereye ya kabiri yazanye Yesu. Yesu yaje kutuboha. Yesu yatugize abo turi uyu munsi, turabohotse, turagenda dufite umudendezo. Yeme nimuzaza mubyuka mugatarama mukanezerwa, mukabona n'amasaha yo kuvuga Imana muri iki gitondo, abandi ari nijoro, bamwe muri Amerika ubu ni hafi saa 6. Mujye muhora muzirikana yuko ntabwo ari uguta igihe,
ahubwo ni igikorwa cy'urukundo, tuzirikana urukundo Yesu yatugiriye n'igikorwa yakoze, nta kindi twamuha uretse kumwitura kuba imbere ye no kumushimira gusa. Amen. Iki gihe dutekereza urukundo rwe ni igihe cyo kwibuka, ni igihe cyo gutekereza iyo mirimo yakoze yamuzanye mu isi kugira ngo atubohore. Gatatu, impamvu ya gatatu yazanye Yesu dukurikije ibyo twasomye muri Luka, ngo yazanywe no kugira ngo impumyi ngo zihume. Ese izi impumyi zari zande? Zari impumyi z'ibyaha. Ibyaha buriya namera nkaho atagize gute atabona. Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo abantu badakijijwe, Pawulo abita ngo nabo Satani yahumye imitima. Satani yari yaraduhumye imitima ku buryo tutarebaga. Umwanditsi w'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 9 umurongo wa 1 yarahanuye avuga kuvuka kwa Yesu ukuntu kuzabaho. Aravuga ngo abantu bari batuye mu gihugu cy'umwijima ngo babonye umucyo mwinshi. Amen. Ngo bari batuye mu gihugu cy'urupfu ngo baviriwe n'umucyo. Babonye ubuzima, bari batuye mu rupfu. Yesu yaje kugira ngo adukure muri ubwo buhumyi. Harimo umwijima ugenda urindagira utazi iyo uje. Ntitwari tuzi iyo tuje, ntitwari tuzi imbere n'inyuma, ntitwari tuzi ko bwakeye cyangwa ari ku manywa, kubera ibyaha Satani yadutwazaga igitugu. Ariko Yesu ngo yazanywe no kugira ngo impumyi zihumuke. Ntabwo ari impumyi gusa, yego yabohoye n'impumyi z'imibiri, kandi n'iz'umwuka. Yesu yazanywe no kutubohora. Niyo mpamvu umuririmbyi w'indirimbo ijana iyaba abantu bagiraga, ariko mwaravuze ngo muzatara amaveyi imwe amaze abantu baririmba. Njya nkunda kuririmba nanjye iyo mbiboneye umwanya. Indirimbo y'ijana igitero cya 3 kiravuga ngo nari impumye ngo mfite ubwoba, ngo ncitse intege mbabaye, ngo njanjagutse nihebye, ngo araza arankiza. Nari impumye, si uhumye gusa, ngo ndetse uko kuba impumye ngo byanteraga ubwoba. Twari dufite ubwoba bavandimwe, kuko twari dukingiraniye tudafite umuco, tutazi inzira. Twari dufite ubwoba. Ngo ariko si n'ibyo gusa, ngo nari ncitse n'intege. Ubwo buhumyi bwatumaga ncika intege kuko ntazi yonja. Mujya mubona umuntu w'impumyi agenda arindagira bamwereka inzira ahondaga agakoni. Ariko uwo muririmbyi yongeraho ngo nari ncitse intege, ngo nari nababaye, ngo nari njanjaguritse. Njanjaguritse turaza kubivuga ku mpamvu ya 4. Nari njanjaguritse, nari umutima wanje wari warashenjaguritse. Nari impumyi ndafite icyerekezo ngo Yesu araza. Nimwumve impamvu zazanye Yesu. Yesu araza dusanga muri ako gahinda. Yesu adusanga muri uko gucika intege. Yesu adusanga muri uko kutagira icyerekezo. Yatanze icyerekezo gisha. Twaravuze ngo mu mpamvu yitaye kuri bari abakene ngo ikwari kugira ngo abahe icyerekezo gisha n'amahitamo mashya. Natwe Yesu yaraje, abakene si ubukene gusa bw'imitungo, ahubwo twari dukenye n'ijambo, twari dukenye n'icyerekezo, twari impumyi tudafite uturengera, turi aho tujanjaguritse twihebye, tudafite icyerekezo. Yesu araza adukuraho iyo mitwaro y'ibyaha, aratubohora. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Impamvu ya 4 Yesu avuga byamuzanye muri wa murimo wiwe. Impamvu ndayikunda cyane, aravuga ngo yazanywe no kubohora ibisenzegeri. Twari tuvuze ukuntu twari tujanjaguritse. Ibisenzegeri ni abantu bakomeretse mu mutima, bakababara bakagera ubwo bashengagurika. Hari igihe tujya tugibareka dushengura umubabaro w'imbere, umubabaro utabwira bagenzi bawe, umubabaro udashobora kuvuga ukakurenga. Bamwe bagakuramo indwara zikomeye. Iyo mibabaro gushenjagurika mu mutima, ibyo bita ibikomere byo mu mutima. Iri ni irindi somo twavuga uwundi munsi. Ibiza bitera gukomereka ni byinshi. Yesu yaje mu isi y'abanyederi, nabo bari bafite ibintu byinshi byabakomerekeje bisa n'ibyacu uyu munsi, kuko iterambere ryari rikomera. Bajyaga bapfusha abantu cyane cyane abana benshi. Uko iterambere burya rizana ubuvuzi, impfu zikagabanuka. Bapfushaga abantu, ariko bari bafite no gujanjagurika mu mitima n'agahinda bagendanaga ko kuba mu buretwa bw'abami atandukanye, cyane igihe cy'Abaroma. Babakoreshaga imirimo, ntabwo babakoreshaga imirimo, ariko nta mudendezo bari bafite. Politike ntabwo bari bafite uburenganzira mu gihugu cyabo nubwo bari bakirimo. Ubwo butware igisirikare cy'Abaroma kikabatwara uko gishaka. Muribuka ukuntu bahoraga bijujuta batanga imisoro batishimye. Bari bafite ibikomere bishingiye ku bukene, bari bafite ibikomere bishingiye ku ndwara z'abadayimoni, bari bafite ibikomere bishingiye ku bumuga n'ibindi bikomere byinshi. Mu byazanye Yesu rero
aravuga kandi ibi bari bafite natwe twari tubifite yeme natwe turabigira kandi n'uyu munsi turabifite nta munsi tutarimo kumva inkuru z'abapfuye ndetse iyo dusengana n'uyu munsi twabyutse dusengana agahinda ibyo bikomere ibibazo politike bikomeretsa abantu ibibazo byo kubura imirimo ibibazo byose byo gupfusha no kurwara indwara zidakira ibyo byose biradukomeretsa kandi iyo umuntu akomeretse abanyarwanda bajya bavuga ngo umutima ukomeretse nawe urakomeretse iyo umaze gukomereka cyane uzubera muri we byarire noneho nawe waza usigara uvuga amagambo uvuze akaza akomeretsa abandi niyo mpamvu buriya muri Afurika tugira yuzuyemo ibikomere abantu bakomeretse umuntu iyo akomeretse nawe azabyara abana akabakomeretsa abana nabo bakazakomeretsa abagore babo n'abagabo babo ugasanga dufite sosiyete iri viola ihohoterana abantu umuntu agakubita umuntu ukagira ngo cyangwa akamwica ibyo bintu byose ni ibikomere biba biri mu mutima bitakize ni imvune zo mu mitima muri Bibiliya y'Igiswahili hajya havuga ngo nimekuja kuwaganga waliovunjika mioyo abavunaguritse buri zo mu mutima n'iziba zigaragarira inyuma ariko ziba zihari hari ibintu byinshi bijya bikomeretsa abantu mu mpamvu zazanye Yesu rero aravuga ngo nazanywe no kubohora ibisenzegeri bariya bakomeretse mu mitima bariya batagira uwo babwira bariya bafite intimba ziri iyo ngiyo zihishe bariya basuzuguwe bariya bakomeretse bariya batagira kirengera abo ngabo nazanywe kugira ngo imibabaro yanje aba ariyo izabavura mu yandi magambo yazanywe no gusanasana ibyasenyutse ibyo bita restoration nazanywe no kugira ngo nongere ndemareme nsanasana iyo mitima yashenjaguwe n'ibintu bitandukanye nazanywe no kugira ngo nyomore kandi nyikize haleluya amen Yesaya 53 umurongo wa 4 uhereye ku murongo wa 4 aravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishizeho ukomeje hepfo aravuga ngo shenjaguriwe nawe yarashenjaguwe kugira ngo akize ibyo bisenzegeri nawe yarakomeretse kugira ngo adukirishe ibikomere bye nawe yarasuzuguwe kugira ngo uburyo dusuzugurwa hari igihe umuntu agusuzugura akakubwira ngo ntacyo umaze cyangwa umuntu akakubwira ngo urimbwa cyangwa akakubwira ngo uri igicucu kuba imiliye gusuzugura Yesu umunsi bamujyana igorigota bamukomerekeje ahantu hose bamukomeretsa no mu buryo bw'imitekerereze Bibiliya ivuga ngo bamuzungurizaga umutwe ngo bakamusuzugura ngo abandi bakamucira amacandwe abandi bakamuhema bamukoreye ibyo bintu byose baramuhimiriye baramusuzugura ku rwego rwo hasi kugira ngo ako gasuzuguro yakorewe natwe aba ariko adukirisha abagize ibikomere biturutse ku gasuzuguro abagize intimba zindi z'umubiri abagize ibikomere by'umubiri bitewe n'indwara aravuga ngo kubwo gukubitwa kwiwe ngo twebwe twarakize Yesu rero yari arimo atangariza muri iryo teraniro akababwira ngo yemwe ibintu birahindutse n'ibikita bindi mumaze igihe mwababaye ku mubiri no mu mutima murababara dore habonetse umuntu uwo nguwo nta wundi ni uw'Imana yatumye kandi yamuhaye uburenganzira imusiga n'amavuta imuha ubwo bushobozi kuko n'ubundi niwe Mana afite ubwo bushobozi bwo komora bwo gukiza niyo mpamvu yabwiye abantu muri Matayo 28 11 umurongo wa 28 aravuga ngo mwese adutegera ibiganza aravuga ngo mwese nimuze abarushe n'abaremerewe haleluya mwese nimuze bafite intimba mwese abaruhijwe mwese nimuze abafite agahinda mwese nimuze abacitse intege mwese nimuze ndabaruhura nimureke dusohoke umwanditsi ejo narababwiye marayika abonekera abungeri yarababwiye ngo mwe gutinya ahubwo nimusohoke mubwira abantu ngo hari inkuru y'umunezero yabonetse inkuru y'umunezero yabonetse inkuru yo kubwira abantu ngo nimureke kwiheba nimureke kujanjagurika nimureke kurwara za depression nimureke kurwara za tension nimureke kugira abaswahili bajya bavuga ngo ni musongo wa mawazo tension bajya bita ngo ni musongo wa mawazo amawazo no kagera ubwo bibyigana mu mutima umuntu agakomereka kagera aho ubwo bishwanyuka bigashwanyura umutwe bigashwanyura umubiri aho kugira ngo ibyo byose bizatwice hari udutegeye ibiganza arimo araguhamagara muri iki gitondo muri iri joro aho uherereye nawe usohoka ubwira abandi ngo hari urimo adutegeye ibiganza dukunze avuga ngo abarushe n'abaremere muze ndabaruhura iyo mitwaro ruhura izo mvune ziri mu mitima ndabaruhura
leta ikora uko ishoboye, za leta ziyongiye mu bihugu muri n'iz'intanga ziragerageza, abashonje zikabagaburira, ababuze ibyo bivuza bakagera gute, ariko ntibajya bagera ku ntimba zo mu mutima. Ariko hari uzugera imbere aho leta itagera, hari uzugera imbere aho imiryango itagera. Imiryango izikemura ibibazo by'abantu, ariko izikemura ibiri fiziki bigaragarira amaso. Ariko hari uwundi wabonetse witwa Yesu, mu byamuzanye ni ukugira ngo agere n'aho ngaho imiryango itagera, ahandi mu mvune zo mu mitima ahandi zikingiraniye akaganira. Ugenda umuririmbyi yaravuze ngo uzuze imbere yiwe ngo usuke amarira yawe n'amaganya yawe imbere yiwe. Uwo mundi muririmbyi w'indirimbo zo gushimisha iwe aravuga ngo irushe iremerewe bibwire Yesu ngo niwe nshuti ihewe. Haleluya. Ni inshuti yacu uvamo. Hari igihe tugira intimba tugatinya kuzibwira abandi n'ibibazo byaturenze mu mitima, ukavuga ngo batanyumvira ubusa. Niko mu Rwanda baza bavuga ngo batanyumvira ubusa. Yesu ntabwo aza twumvira ubusa, ni inshuti ihebuje. Ntabwo ari uko twumva gusa, ahubwo aza twumvira kugira ngo ngwino uzane imitwaro yawe ikuremereye, ngwino uzane icyakuremereye, ngwino uzane ako gahinda ugenda nakiteka. Arakuruhura wikomeza kubyikorera. Mubwire ngo dore ngibi byambabaje ubimukoreze, kuko yaravuze ngo nazanywe no kubohora ibisenzegere. Nazanywe no gusana, nazanywe no gusanasa, nazanywe no gusanasa. Yesu yazanywe no kugira ngo areme ibyo Satani yangije mu buzima bwacu, yongera bireme abisanasane, imitima ikomeretse yongere ayise. Haleluya. Amen. Amen. Azanywe ngo no kumenyesha abantu ngo iby'umwaka umwami Imana yagiriyeho imbabazi. Kumenyesha abantu andi magambo yaje kubatangariza. Ese uyu mwaka w'imbabazi ni uwuhe mwaka? Muze kubisoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 25 umurongo wa 9 kugera ku wa 15. Uyu mwaka ni umwaka wa yubile, umwaka wa yubile, umwaka w'imbabazi wari umwaka wa yubile. Yubile abanyesirayeli bayikoraga mu myaka 50, nyuma y'imyaka ku mwaka wa 50, nyuma y'imyaka 49 ku mwaka wa 50 bakagira umunsi wo gucelebra, bakavuga ngo uyu ni umwaka wa yubile. Uyu mwaka bawita ngo ni umwaka wa freedom, ni umwaka wo kubohorwa. Uyu ni umwaka wakorwagamo ibintu muri uyu mwaka w'imbabazi. Habagamo ikintu cy'uko muribuka yuko abanyesirayeli bagiraga abantu b'imbata. Imbata bari abantu babaga nabo barafashe mu bindi bihugu cyangwa se mu bihugu byabo, noneho bakamukoresha imirimo y'uburetwa, akaba umuntu waho ngaho muri urwo rugo agakora. Mbega imbata iri munsi y'umukozi, ni umuntu udafite umukora, ni umuntu ukoreshwa, mbega ni umuntu ukoreshwa exploitation, bakamu exploita, bakamuha imbaraga zose. Iyo mirimo babaga bafite abantu bitwa ngo ni imbata. Noneho rero umwaka wa yubile, izi mbata umunsi wo gucelebra, nawe wumve nyuma y'imyaka 50 ngo imbata ngo zikarekurwa, zigahabwa freedom, zikarekurwa, zigavuga ngo ngaho turakuretse nawe ugende. Ese ubundi umuntu w'imyaka 50 barakoze muri ubwo bucaka ari imyaka 50 abakiri uwe ntaba yarashenjaguritse, yarashize n'imvune zaramwishe. Hanyuma ikindi cya kabiri bakoraga kuri uwo munsi, imbata zararekurwaga. Nicyo cya mbere. Icya kabiri, umuntu wabaga afite uwundi deni ku munsi wa yubile, iyo wabaga ufite uwundi deni urifitiye yarakubabariraga, akavuga ati nimba warananiwe kunyishyura iryo deni nuko ndaribabariye. Icya gatatu, kuri uwo umwaka wa yubile, Imana yari yarabategetse ngo habe n'ubutaka ntibazabuhinge, ngo bazabureke buruhuke nabwo bugira umudendezo. Ntibahinge, nikavuga tanahinga muzagira, ntimuzahinge ndetse ngo ntimuzanasarure, ati kandi za providinga ibibakwiriye kugira ngo murye. Mbega mu make umwaka wa yubile wari umwaka wa freedom. Freedom nkunda kuyumva muri Afrika y'Epfo no muri Amerika, kubera babaye mu bucakara bw'abazungu n'uburetwa bwabo n'igitugu babakoreshaga n'ibindi bintu. Nibo bakunda kuvuga iyi freedom, umudendezo. Freedom ni umudendezo, wahawe umudendezo. Umunsi wa freedom ni umunsi wo gucelebra, bakishima, bakavuga bati twarabohowe ku ngoyi ndetse n'uburetwa bw'abazungu badukoreshaga. Noneho rero uyu munsi wari umunsi udasanzwe mu banyesirayeli kubera izi mpamvu zose mbabwiye. Mu yandi magambo, uyu munsi wari umunsi w'itangiriro rishya. Noneho nyuma y'uwo celebration yo kuri 50 bagasura bagatangira, bagasubira muri bwa buzima bwabo, ariko noneho bagize itangiriro rishya. N'itangiriro ry'umunezero wanje. Muri
indirimbo zo gushimisha aririmba igorigota avuga umusaraba n'agaciro kawe yaravuze ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Abanyesirayeli urumva ko uwo munsi wari umuretwa yahabwaga iyo freedom. Yesu yaje kuduha umudendezo tugenda ubu ngubu uko mutureba dusigaye tugenda twemye tugenda turishira tukizana nta uduhagaze hejuru nta gitugu cya satani turihe dufite umudendezo turabohotse dushatse twavuga ku ijwi ryo hejuru ababishatse bakavuga ku ryo hasi uko twabigenza kose dufite umudendezo wo kubaho. Kandi uyu mudendezo nta handi uturuka nuko satani yari yaratuboshye Yesu akaza akatubohora. Icya kabiri ngo imyenda yabo yarishurwaga. Yesu yaje kubwira abantu ngo nimubwire abantu ko njyewe ari njye wabishuriye imyenda. Amen. Abahungu bajya babwiriza aha ngaha muri uyu mujyi wa Kigali ukagira ngo none ni abakomediye n'iyo ngiyo iwanyu barahari. Nta ruwo nigeze kumva avuga ngo yanyishuriye imyenda yose ngo amaze akavuga ngo nayo amadeni yo muri banki ngo azayishura. Ni ukuri Yesu ndazishura amadeni yo muri banki. Umuntu ufite amadeni yo muri banki ntayishure bazamutereza. Ariko Yesu ntabwo yazanywe no kwishura amadeni yo muri banki. Kandi rero ikiza gitangaza umuntu akavuga ngo azishura amadeni yo muri banki abantu bagakoma amashi ababeshi kandi mukamukomera amashi. Ntabwo Yesu yazanywe n'aya madeni. Abanyesirayeli bishurwaga imyenda y'amafaranga n'ibyo bambuye abandi bananiwe kwishura bakaba bari iryo deni. Yesu deni yatwishuriye ni ideni twari dufite kuko twari twarakatiwe twari twarakiriweho iteka kuko Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha ngo buzapfa. Urwo rwari urubanza kuko twebwe abakomoka kuri Adamu yuko twakoze icyaha tuzapfa. Bityo rero ni urubanza rwakaswe kandi iyo umuntu bamusomeye amagarama y'urubanza hariho nuko tugomba no kwishura ayo twari dufite ideni ry'urupfu rw'iteka. Yesu rero yazanywe no kugira ngo atubohora dukure ayo madeni y'ibyaha dukure yaratwishuriye. Muri urwo rwandiko Kolosai hariya twasomye muri Bibiliya y'Igifaransa aho hazavuga ngo inuzarashete ni ukuvuga ngo yatanze ikiguzi kandi ngo icyo kiguzi yatanze nta kindi yahagomberaga ikiguzi cy'ikintu gihenze icyari gihenze cyashoboraga kutwishyurira amadeni nta kindi ni amaraso ya Yesu. Tuvuge ngo amen. Amaraso ya Yesu niyo yatubereye ikiguzi atwishyurira imyenda. Maze wa muririmbyi nawe abitekereje ukuntu Yesu yatwishyuriye imyenda araririmba aravuga ngo yanyishuriye imyenda yose yanyishuye ya myenda yose yambabari ibicumuro yanyishuriye ya myenda yose ambabariri umuro. Yatwishyuriye uwo mwenda w'ibyaha yatwishyuriye urwo rubanza twakatiwe dukurwaho urwo rubanza. Maze rero ubu ngubu dusigaye tugenda twemye kuko yaratwishyuriye yatanze ikiguzi gihenze kandi nta kindi ni urupfu rw'igorigota. Umuririmbyi w'indirimbo ya 250 yaravuze ngo kuri uwo musaraba Yesu kuyaza atangaza ibyo azakorera igorigota ariko bo ntibabimenye. Yesu uwo muririmbyi yaravuze ngo kuri uwo musaraba habaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo. Hahuriye ibintu bibiri bikomeye. Itegeko ry'Imana niko kuri justice. Itegeko ry'Imana ryaravugaga ngo ubugingo bwakoze icyaha buzapfa. Iryo ryari ryanditse buvuga ngo ubugingo bwanje buzapfa kuko nakoze icyaha. Hanyuma hagombaga kuboneka irindi tegeko ririvuguruza. Hanyuma iryo tegeko nta rindi ryahabonetse igorigota habonetse itegeko ry'urukundo rivuga ngo yakoze icyaha ariko naramubabariye. Uko niko Yesu azavuga Satani azatwibutsa gukiranirwa. Satani azaja kuturega ariko Yesu akahaboneka ahagaze imbere y'Imana n'umuvugizi wacu akavuga ngo bakoze ibyaha ariko barababariye. Yesu ashimwe ko yatubabariye. Yesu ashimwe ko yaduhaye itangiriro risha. Uyu mwaka wa yubile wari umwaka w'itangiriro risha, new start. Hatangiwe ubundi buzima busha, twagize irindi itangiriro ry'umunezero, itangiriro ritakiriho gucirwaho iteka, itangiriro ririmo imbabazi gusa, itangiriro ririmo kubabarirwa ibyaha, itangiriro ririmo ko twabohotse dusigaye tugenda twemye. Ngizo impamvu zazanye Yesu tukazitindaho, ariko reka turekera aho ngaho. Turekera aho dusoze tuvuga ngo Yesu yagize neza. Yesu muri ibi bintu bitamvuze yazanywe no kugira ngo abwirize ubutumwa bakene, ngo yazanywe no kugira ngo abumenyeshe imbohe ko zibohowe, ngo yazanywe no kugira ngo impumyi zibuke,
ngo yazanywe no kubohora ibisenzegeri no gusanasana imitima yashenze, ngo yazanywe no kumenyesha abantu iby'umwaka w'imbabazi, yazanywe no kudutangariza, si ukubitangariza ngo uko niko Pawulo avuga uko imbabazi zarabonetse nta rubanza. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo nuko rero wa Kristo Yesu nta teka tugiciriweho, kuko muri we habonetse imbabazi ziturengera, tubona itangiriro risha ry'ubuzima. Niyo mpamvu musigaye mubona tugenda twemye tukavuga ntiducishe, kuko Yesu yatugiriye neza, yaratubohoye, yagize neza. Muri iki gihe dutekereza impamvu zamuzanye, mureke twishimire yuko yaje kurenganura abarengana, yaje guca imigozi yari ibosha abantu, yaje kugira ngo aduhe umudendezo, yaje kugira ngo twebwe abari baboshe tubohoke mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, abari babashwe n'ibyaha bikurweho, abari bategereje urupfu rw'iteka bahabwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu dushoje tuvuga ngo nibuka wa muririmbyi w'indirimbo ya 246 aravuga ngo twari twararuhijwe Gorigota ku giti, ngo twiganye twihebye, ngo none reka ndirimba icyo gitero hanyuma dusenge, kandi dufatanye gusenga gusa twimira ko izo mpamvu zose zazanye Yesu zari impamvu umuntu adashobora gukemura. Ntaho mu isi wari kubikora, nta miryango yari guterana ngo ushobore gukora ibi ngibi uretse Yesu wenyine waje agakora imirimo y'ibitangaza. Muri iki gihe cy'ibi by'umweru dukomeze dutekereze urukundo n'imbabazi ziwe n'ineza yatugiriye n'ibyo bikorwa byose, kuko yatubohoye akatugirira neza. Twari twararuhijwe twiganye twihebye, none turarutse, Yesu n'ubukiriro. Haleluya. Amen. Yesu n'ubukiriro, Yesu n'uburuhukiro, Yesu niwe wenyine tuboneraho ubukiriro. Amen. Uruhukiro bw'abari bakiriwe iteka. Uwo muririmbyi yaravuze ngo twari twararuhijwe ngo mwe kandi twari twihebye, ngo none ubu mubona tunuze neza wabikuyeho, reka tumushime. Mwami Yesu turagushima, turaguhimbaje kuko watugiriye neza, urukundo wadukunze ntacyo twarwitura, ariko amajwi yacu ko tuyazamuye, indi zacu zige yawe, ibitego byacu by'amasengesho n'amashimwe igere ko tugushimiye. Muririmbo w'indirimbo zo gushimisha yaravuze ngo ko yagusize byose akurengera, ngo ko yakugabiye ubugingo, ubwo ngo wigeze kumwitura iki? Nta kindi twakwitura uretse kugushimira ku byo wakoze. Ushimwe waje mu isi kugira ngo utatwidomo, ushimwe ko dusigaye tugenda dufite umudendezo, tugenda turuhutse, ntawe uduhagaze hejuru, reka tugicirwaho, nta bwoba dufite bw'abarimu, dusigaye tuzi aho tugenda tujya, aho tuva Uwiteka waturengeye. Gize neza icyubahiro, amashimwe yacu akugera imbere, akuneze, akindi twakora uretse kugana. Shi umwanya duhaye wo gutaramana na beta bari mu bihugu bitandukanye, mu makontinent atandukanye. Sabyo kuri tuzawigomwa n'ijoro ntaryame, abandi bakabyuka butaraca bakaza imbere yawe, guterana kwabo ndi kukazaba ubusa, ahubwo urwibutsa imbere yabo. Igusha kandi haboneke inzibutso zandikwa yuko abana bawe mwisi yose bateraniye kugushima. Ndagushimiye ko watanze umurongo nk'uyu kugira ngo abera b'Imana bajye bahura batabona n'amaso ku yandi, ariko mu buryo bw'umwuka. Mana urakoze kubw'ijambo ryawe, usabye kugira ngo umwuka wera riherekeza akomeze gusobanura imitima yacu, kandi turusheho kwishimira twaboneye muri wewe Yesu. Yesu warakoze, turagutambiye, turagusekeye, tuvugirije impundu, urabikwiriye. Icyubahiro n'ikuzo bikugarukire kuko ari ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.